wakwishyura yakwishyura isuku, yakwishyura umuriro n'amashanyarazi. Ndaza no kubabwira n'ibikenerwa byose kugira ngo ibyo umukiriya agomba kwishyura ndabigarukaho. Ubwo federation twaba turumvikanye, turicana na ministeri na federation muri buka match ya Benin na Mavubi. Nabwo twaricaye dukora imbere ngo niki twakora kugira ngo uyu mupira ube tunakavaringa na cost. Ibyo turabyemeranya biraba, ubu icyo kibya kigiye ku ruhande. Rwanda Premier League turicana none ndagenda nabwira reka mbabwire, hari national team dufite, yego ntabwo ikina buri gihe, ariko dufite league izakoresha gute stade ko tubona ibi bintu bizagorana. Nibwo twatangiye ibiganiro rero, tugenda dukora trials rero, tugerageza kuri buri mukino. Imikino yose yakurikiye, iyo ugiye kureba icyo twita proforma y'iyo mikino yose, proforma ziratandukanye, amafaranga agiye atandukana, ariko ntabwo ari uko nguko twifuza yuko bizakora. Ariko ngira ngo turaza kubamara impungenge kuko amakuru dufite ubu twavanye muri ayo magerageza aradufasha. Ejo dufitanye inama na Rwanda Premier League n'abafatanyabikorwa bose n'amaklub na Ferwafa, twicare tuti dore ibyo dukurikiye ibyo twavanye, reka twicare mutubwire namwe dore ngaya makuru niki twakwemeranyaho. Kandi QA icyo yabonye muri iyo experience nuko kugira ngo tugere ku byo dushaka twese, kuko birashoboka, nibura icyo twarakibonye yuko bishoboka yuko stade yakoreshwa igakoreshwa n'abagomba kubikoresha kandi bigakunda. Ariko birasaba gukorera hamwe, birasaba kwicara twese. Ubwo leta y'ibirimo iradufasha aho igihe cyose, ngira ngo no muri aya magerageza tuvuga byageze aho turavuga tuti okay, cya giciro twitaga venirento ese twagishyira kuri ya mafaranga makuru bashaka. Mu biganiro harayo bagiye basuggested miliyoni 3-5, ariko nk'icyo cyo nahamya yuko tuzagikemura muri ubwo buryo mu kugira ngo stade ikoreshwe, kuko leta yo iri ready kuba ya subsidizing icyo giciro, tutagendeye kuri cya gindi kijyanye na principe za commercialization. Ubwo ni kimwe, ariko ibindi ntiturabyumvikanaho. Leta ibihari tuzakina gukorana cyane n'amaklub binyuze muri umbrella ya Rwanda Premier League na federation nka federation umupira w'amaguru. Tike araza kuvuga kuri za strategies, nicyo twita partnership. Ibi byose tubyemera yuko twabigeraho dufatanije twese. Namwe rero buri munsi nk'abanyamakuru mukora analysis buri munsi mubona ibyabaye, turifuza yuko namwe mazaba bafatanye bikorwa bacu kugira ngo ibi turi kuvuga. Ariko ikiriho nuko iyi stade ni y'Abanyarwanda kandi igomba gukoreshwa n'Abanyarwanda, ariko mu buryo abantu bose bashyize hamwe ku buryo nta gipfa, sibyo? Mu gusoza mbere yuko Matike ababwire uburyo dutekereza bunafatika bwa partnerships abantu bose bakoranye, reka mbabwire navuze yuko ibyabaye byose kuba twatangira ku managing stadium nta giciro ubu ngubu twavuga ngo gukodesha stade Amahoro ngo naye. Nubwo mu binyamakuru twagiye tubona ibiciro bitari byo, ariko muramutse mwumvise iyo process twaciyemo murumva yuko ntabwo turageraho tuvuga ngo gukodesha stade n'aya mafaranga. Ariko ndahamya yuko inyuma y'iyo nama n'abafatanyabikorwa tuzakora ejo, nyuma yaho ndabizi tuzongera kandi tubahamagare, ntimuzaturambirwe, tuzongera kandi tubahamagare tubabwire uko stade Amahoro ikora. Ariko mu gihe kitaragera, reka nibura mbabwire ibyo twatwita ngo ni cost iyo turi kuganira n'umukiriya. Icya mbere nicyo twita gukodesha stade Amahoro. Twavuze ngo cyavuye kuri miliyoni 10 kiragira ubu ngubu kiri kugenda cyegeresha 3 kubera ko leta nayo ifite mu ruhara aho ngaho muri nkunganire, sibyo? Cya kabiri, kugira ngo umupira w'amaguru cyangwa event ibemo hano, ngira ngo twese turabizi hari
izindi cost zigenda uretse venue rent gusa hari izindi cost. Amazi nkoresha muri stade iyo ufitemo event yatandukanye nayo nkoresha umunsi nk'ubu ngubu. Tubazo no munsi ku itariki 19 amazi ari bukore cyangwa yakoresheje muri iyi nzu atandukanye nayo nakoresheje ejo harimo match ya APR na Almerek. Twese nitubyumva se. Amashanyarazi twakoresheje ejo atandukanye nayo no munsi. Kandi izo cost ntabwo zo ntizihagarara. Niba ugizemo event byaza bikunda uraza gucana ya matara yo mu kibuga. Sibyo? Ibyo ntabwo twabihongera. Icya gatatu, niba habaye umupira w'amaguru kugira ngo standards tuzubahirije zaba ari za venue ndetse n'iz'umupira w'amaguru tugomba kugira babandi ba security aba steward. Siko bimeze? Dushobora gukora nuza game idafite aba steward ise. Dushobora ikindi protocol dukeneye ko abashyitsi b'umukiriya bacu bagira protocol kugera aho bicaye. Cyo nacyo ni igiciro. Pa standards ntabwo umupira ushobora kuba uri hano dufite 40 by'abantu muri iyi nzu nta byibanze kubijyanye n'ubuzima bihari, ubuvuzi, ambulance, guteganya. Iyo ni standard. Ntabwo dushobora kubikora bidahari. Iyo ni indi cost. Ntabwo dushobora gukora event ingana gutyo tudafite ubwishingizi bw'abantu. Ku kibazo cyose cyavuka gitewe n'iyo event nicyo twita public liability insurance. Bigomba buri gihe kujyana na event. Iyo izo nizo cost murumva se yari twavanamo. Ariko ubu ngubu ikibazo turi guhura nacyo ni izo cost ukuntu zingana. Uretse venue rent iri mu bushobozi bwacu no kufasha bwa leta binyuze muri Ministeri ya Sport. Dushobora kuvuga ngo turayigabanije koko tugeze muri miliyoni 3. Ariko ibindi biciro byanze bikunze tugomba gukorana n'umu client. Tugakora na assessment tukiga n'uwo mukino ugiye kuba. Match ya Al Hilal na Muhanga twari turi 90 muri inzi. Match yari iriho abayiriga sikwari nka 200 ntibageraga. Sibyo wenda n'abandi nabo mwari muhari. Iyo twicaye tugapangira iyo ntuza iyo game nubundi nk'ibisanzwe uraza ukambwira ati turashaka hari game yinginza. Okay. Je nubundi byo charginga ni bya bindi ntibihinduka. Ariko urashaka abasteward bangahe? Kuko nubundi niwe uzabishyura. Haje kubanza kuzamo ikibazo cyuko bakumva yuko QA igiye kwangaje abo bantu izagishyiraho amafaranga yabo. Sibyo. Nabyo rekanye mbivuge hano mbiclarifying. Nicaranye na league ndabwira ni niba ari yo mpungenge kuko ikibazo cya market yacu cyo kuba tutaragira ubushobozi bwaho buri wese buri single club ya kwishyuriza cost tuvuga. Reka dushaka uburyo twabagabanyeza. Uburyo bwonyine bwashoboka nuko nimumbwira amafaranga bajyaga batanga sinzayahindura. Sibyumvikana se? Imipira n'ubundi yabaga hano abasteward bahabaga protocol. So ntabwo ari cyuwe kugira ngo kuko cyuwemeze kubona yuko abantu biramutse byiyongera aho ngaho bitabafasha. Ariko kugira ngo tudahagarara ni mubwire abakiriya yuko service ya steward, protocol, medical turemera ibiciro mwajyaga mukoresha kuri izo game. Ngira ngo birumvikana yuko jewe icyo gihe ntacyo mpinduye aho ngaho. Gihe cyo ngusaba gusa ku mpamvu za standards nuko abo bantu ngomba kugerana nabo amasezerano kubera ko ikintu cyose kizaba muri game cyangwa muri event ibera muri Stade Amahoro kizabazwa ucunga iyo nyubako. Ntabwo nzavuga ngo ni Tiger Gate. Ntabwo nzavuga ngo ni Federation. Sibyo? Umuntu wa mbere uzaba uri accountable kuko twasinya amasezerano na leta bazabitubaza.
So kugira ngo ugiye ibyo ngibyo mitigating, mbe na convinced yuko abantu bazoperatinga hano bagomba gukurikiza standard twumvikanye, ndabaha amasezerano. Yewe nababwira yuko si ngombwa ko nahindura wa service providers bana. Niba Tiger Gate ari company yabaye trend na federation ikaba yujuje ibyangombwa byose bijyanye na security ya football, ikintu nzareba gusa ni ukureba yuko byuzuye, kandi kuva muyimbwiye ubwo biruzuye, ntabwo nzayihindura, ariko nzayiha amasezerano kugira ngo izumve yuko nigira ituzuza izo nshingano nzabiyibaza. Sibyo? Icyo nibura kugeza ubu ngubu mu biganiro tumaze kugikiriyaringa. Nababwiye ibyo ducaginga, mbabwira n'uburyo buri cyose uretse venue rental, ibindi byose bizaterwa n'umukiriya. Nuzi ukambwira ati game yewe ndabona nta bantu bahari, aho ugira ngo nkoresha abasteward 300, sibyo? Twese realite turayizi, ndashaka gukoresha abasteward 100, ntabwo uzishyura, nta barenga abo ngabo, kandi kuri cya giciro twemeranije. Nubwo ejo bundi hari indi case yajemo y'amazi, ari VIP amazi mu venda ari kwigurisha 2500, ariko nahise ngenda nambwira ninde wazira iki giciro, sanga niwe, ariko nambwira ni that cannot work, kuko ibiciro byose by principle tubyemeranyaho. Uretse bwa mbere muri ukigiye cappuccino yaguraga 8, twebwe twari tutarazamo, ariko bari badusabye gusapotinga, hanyuma tuza gusanga ni kimwe umuvenda yashyize ngo cappuccino igura 8, ariko byase birangiye. Ubungu sinzira mwara verify, ariko ntaho cappuccino igura 8, iravari hagati ya 3, kuko hari abakorera muri za kiosk nk'urambwiraga, hari n'ukorera muri VIP, iravari hagati ya 3 na 4. Sibyo? So again biri mu nshingano zacu kudefininga F&B vendors no kudefininga pricing. Reka nguhe n'akandi kantu turashaka. Izi partnerships twavugaga, bamwe mu partner n'abantu benga inzoga, sibyo? Niba ajya kubegera mu byo bazaganira, harimo no kuvuga ngo ese byagenda gute, mwaduha iki tukabaha iki. From experience dufite twebwe, ushobora kumpa amakazi ya 5, sibyo, afite agaciro runaka, sibyo, nka ku branding hano, ariko amakazi ya 5 bivuze ikize, nzakoze iki, nzayagurisha hano, ndi kuvuga nka venue, nzayagurisha kubera ko ngira abashyitsi hano bakonsomeye product, kandi nyibonye ku buntu. Majumwe nta gitangaza rero cyangwa ntacyo byaba bintwaye mfite ibyo bintu, aho umushyitsi wanjye wanywaga fanta kuri 800 nayemuha kuri 500, ariko akayinywa akanaza. Mwabyumvise? Ariko ibyo byose ntabwo byashoboka tutarakora za partnership. So n'uwo mujyo turi gushaka izo partnership bizagira ingaruka nziza, yaba kugera no kumufana. Urugero rwiza n'urwo warwumvise, urugero rwiza n'uvuga ngo hari igihe dushobora kuzagera hano ugasanga turi no actually tujya tunabikora rimwe na rimwe, nuko tukoresha izindi partnerships dufite, aho mfata Amstel twayigira 1000, just one, ngafata Heineken nkayigira 200, sibyo, kugira ngo abantu babone iyo experience nziza. Ariko ntabwo bivuze yuko hano hanze mu kabari Heineken igura 200, sibyo, ntabwo igura 200, turabizi. So nubwo buryo nizo ngero zigenda zituma ngo hari igihe kizagera dupfa kuba tweberanije gukorana gusa, hari igihe kizagera ya burden y'igiciro abo gahindukamo igisubizo, kubera ko na club hari aho izagera ikagisavinga ya mafaranga yajyaga yishyura za cost, aho bikazisavinga.
nubwo byo dushaka kugira ngo abantu twumve iyi change igiye kuza kubera expertise zitandukanye muri venima